ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel. Saba nawe niba ari bwo bwa mbere urebye iyi video hano, kora subscribe dukomeze tubane mu rwenya na byenda gusetsa ndetse n'izindi nkuru ngufi zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kureba urwenya na byenda gusetsa. Umukobwa yagiye gusura umuhungu bakundana. Umukobwa ati ntabwo ndi bujye, navuye mu rugo ndiye inyama y'inkoko. Umuhungu ati ntiwagenda ntacyo ufashe, niyo cyaba ari icyo kunywa. Amuha igikombe cy'amata. Hashize akanya mbona atangiye kuruka amapera, impungure n'ibigori byokeje. Uwa kabiri, mayibobo yamanutse ku muteremeko, imodoka ibaramuhushuye irikomereza agwa igihumure. Noneho umugore w'umunyampuhwe abaje yiruka gutabara, ahita abwira umuntu wari hafi aho ati simbuka ugure amata hariya tumuhe turebe ko yahembuka. Mayibobo nayo abaritaye mu gutwi, niko kongeraho mu kajwi gato ngo na ka keke. Uwa gatatu, abana babiri bakundaga kwiba bya hatari. Umunsi umwe nyina yigira inama yo kubashyira pasiteri ngo abasengere. Nuko pasiteri avuga ko hinjira umwe umwe ariko hakabanza umutoya. Umwana arinjira, pasiteri aramubaza ati Imana iri he? Umwana ntiyakoma. Pasiteri ati Imana iri he? Umwana araturumbuka ariruka. Mukuru we amubonye ati ko wiruka habaye iki? Umwana asubiza mukuru we ati Imana yabuze none bagize ngo nide twayitwaye. Ndagusaba gukora subscribe niba ubona no rwenya na byenda gusetsa rugushimishije. Ubutaha nzabagezaho inkuru ngufi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ntuzacikwe n'izindi video nzashyiraho ubutaha. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.